reka mwongere munyemerere twinjire mu nkuru ziri kugenda zigarukaho amagingo yangaya cyangwa se aka kanya. Ni inkuru ni inama Kagarara yamaze kwitabira, ariko nyine ni bimwe mu bitunguye abantu. Ni ikizwi nka Youth Connect, nyuma yuko uzwi nka Fari Merci cyangwa se Merci nyiri Genesis Comedy by'umwihariko yarari gutanga ubuhamya, by'umwihariko agaruka ku bantu bagiye gutsindira amafaranga ya Youth Connect. Nyine urabizi ko aya mafaranga cyangwa se uyu muryango niwo wafashije uyu Merci kugira ngo tumenye yamamare ashinge Genesis Comedy n'ibiki byose. Uyu munsi rero indi show ubwo yagiye guhemba bamwe mu bitwaye neza. Uyu nguyu yaje kugaruka kuri Kagarara ku bintu amaze gukora muri iyi minsi ndetse n'ibyo akoreye igihugu cye, bitewe ashaka yarabigikoreye ko n'ubundi nibyo akoreye igihugu cye nabyo bigarutse aravuga ati ibintu ntago bisanzwe. Reka no kubivuga twumve mu magambo ya Merci, amagambo atangaje kuri Kagarara nyuma yuko mbere yuko nyine bamurimo haye ijambo aravuga ati mbere yuko ngira ikintu mvuga reka mbanze ngaruka kuri Kagarara ku byo amaze gukorera iki gihugu. Ibisa nkaho icyumweru cyose imbuga nkoranyambaga zari zihariye Kagarara, ndetse kandi noneho ubwo yari akigera hano mu Rwanda na Ashton Hall bikaba ibindi. Rero tugiye kwinjira muri inkuru twumve ukuntu byagenze, ndetse twumve ese undi Kagarara yaraje muri inama bigenze gute, ese ibintu byo bihagaze gute. Reka twumve Fari Merci uko akomeza kugenda abisobanura mu magambo ye muri ubu buryo. Gusa nimba utarakana subscribe nyamuneka mbere ko nyine tumwumva, nimba utarakana subscribe mbarira urebe hasi ahanditse subscribe uhakande, utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda nkugezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe banyita Mr K, iyi bayita Mr K Empire. Ngaho reba rero hasi ahanditse subscribe uhakande kugira ngo n'ikindi gihe utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda nkugezaho umunsi ku wundi. Unakandi like kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bantu benshi bashoboka, nyine ku bantu benshi nyine bashoboka to biraba bibaye. So rero reka munyemerere twumve ijambo rikomeye rya Fari Merci. Do you know the Genesis Comedy? Mwiriwe, ubu se mukeneye ubuhamya biri seriye? Mwabonye mfunga ze? Amashyushye cyane kuri Youth Connect, Not Connect, naguka mu bahamashye cyane abantu babiri inyuma. Kagara, nawe uri hano. Ahubwo mwabonye ukuntu ubwo abantu bavugaga ngo kwigira Kagarara, ubu ngubu ni flex. Bagomba kubigize Kagarara, ubu ngubu kabisa ni flex. Rero ubuhamya bwanjye reka mbutangire, ubwo nyine biraza kuzamo n'urwenya kuko ntago nyansigara ngiye n'akazi turagendana. Nubwo natangiye comedy bundi 2017, nubwo natangiye gusetsa niga muri high school 2018, ndabikomeza muri Seka Live 2019, 2018 joining Art Rwanda ubuhanzi murayizi, ndatsinda ndakomeza 2022 ntangira Genesis Comedy, itangira ahantu Art Rwanda ubuhanzi yakoreraga hano mu Rugando. Bitangira ari abanyarwenya 40 n'abakiriya 20, ariko tukicara hamwe ku buryo bahamagara umunyarwenya agaturuka mu bantu kugira ngo tube dufite imibare ifatika n'ifoto, bwabita gukora ifoto. Turimuka tujya mu ndi center 2024, rero nanjye mbangiye muri Art Connect, nibwo numva yari igiye muri Youth Connect iyo department. Rero ntabatindeye ni njyewe wayitwaye mu mpamashyi nimba ntashye ari mu mfiti. Rero iyo umuntu ategura event agira expenses nyinshi cyane. Murabona uvuga ngo izi speaker uzikodesha, aya matara, izi screen, abanyarwenya wana bo babara abantu baje nabo bakabarama yabo, ufite protocole, ufite venue, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngiye cyo nahise nkora ayo mafaranga. Ubu ngubu umuntu ufite ubukwe, ufite ibitaramo, minister ahubwo ni sound nanjye nayibona. Ibyuma narabiguze kabisa. Ubu mfite sound system kubera Art Connect, kandi na Genesis urumva expenses zitazigabanuka. Nimba abantu bahembwaga make akiyongera kuko urumva amafaranga aba yabonetse. Genesis Comedy kugira ngo ibe isaba nukuvuga ngo buri show tuba dufite guhemba abantu ari hejuru ya 50. Usanga ari abanyarwenya, hari protocol, hari production, hari abantu nyine abategura, abasettinga, aba cleaning izo sale, ugasanga abantu 50 bose baraza kurya ku mafaranga. Kandi ubwo ngubwo ibyo byose tubikesha Art Connect. Muyiha amashyi cyane kubera ko ngewe rwose yaramfashije. Dukora show 2 mu kwezi, Camp Kigali,
tuba dufite abantu batendinga event bari hagati ya 800 n'igihumbi. Ahubwo mujya muza abajene harimo abantu bajya baza hano. Rero ntizimbye mu magambo ko njye nababwiye ngo ubuhamya bugenda. Hara mugenzi wanjye hari ikintu yakomojeho kugira ngo ubashe gutsindira aya mafaranga ntago bisaba kuba hari ugiye umuntu abwira abajene ngo Youth Connect mu applying mutsindira amafaranga ukumva arakubwiye ngo ngiye kwa applying ariko se hari umuntu ufite muri ministeri umuntu wo gukora iki se ko bareba projet ngo mwitinyuke. Numvishije ari n'abajene bagiye gutsindira 3,000 kubera gutekereza gusa. Ibaze ko watekereje n'urutanya amafaranga. Ndabeshyera mwabihaye amashyi ibyo bintu kubera gutekereza gusa. Noneho ikindi kintu nabongereraho aya mafaranga aje gutya abamo ibintu bibiri. Iyo atakugize umugabo urashya. Hari opportunity ntago zihoraho. Agomba kuhita yakoresha ikintu kiri butume business yawe ikomeza kugenda. Wowe ukabanza ukiyima. Hari umuntu uzayabona kuri konte akabanza akabahamagara abagenzi bari ku Gisenyi ngo agiye kuruhuka. Wakoze iki? Ko yaguhaye ngo utangire akazi ngo agiye kuruhuka. Urayarya ararikika pe. Urose ko wowe uhita ubifata nkaho nyine uzabona ndejo. Mu magambo make rero amafaranga muzakoreshe neza muyakoreshere ikintu cyatumye muyabona. Nimba ari igitekerezo cyawe, nimba worora inkoko ugura izindi uyafata ngo utangire ucelebrate ibintu nabitangiye ari imikino ngo naratekereje mbona 3 reka nyarye rero ubundi nzatekereza mbona 10 uzayakuraye. Rero muyakoresha ikintu cyatumye yabahereza ko amafaranga adafite plan apfubusa. Murabizi kuyapfusha ubusa birashoboka. Rero ndashimira Minisiteri y'Urubyiruko n'abafatanyabikorwa bayo kubw'uyu mushinga wa Youth Connect na Art Connect in general kubera ko byatumye imishinga yacu itadindira. Iyo umuntu akora adafite igishoro reka mbivuge gutyo atekereza ibintu byinshi, creativity irabura kubera ko nyine umwanya wo uvuga ngo icyuho badufasha gukavaringa ni kinini. Nimba umuntu agwaye miliyoni 10 hari nukuvuga hano ari kuzagenda imyaka 5 uhita wagenda mu mwaka umwe. Nicyo kintu amafaranga adufasha. Rero ndabifuriza abantu kuyatsindira kuko aya mafaranga arafasha. Urumaga we nakubonye nawe Rumaga inshuti yanjye ndamubonye nibuka Rumaga nyamuserereza ko yayobye generation. Ikinyarwanda ntago ari cy'abajene ntago ari cy'abagenzi. Rero amafaranga ngiye nk'umuntu yatsindiye umuntu wese urimo hano ndamwifuriza kubera ko yatumye projet irushaho kugenda yihuta kurushwa yakagombye kubigenda. Murakoze cyane. Merci Wigendes. Nguma hano. Ni gahunda yewe rero mbanabwiye mu mwubake network. Ambassador yampaye akazi ako ntabyo ndi bubabwire. Ariko mwubake network. Hanyuma rero tugeze muri gahunda y'abantu batekereje bakaba bafite $3,000 by'idolari buri umwe. Mwakwikomeye amashyi mbere ko tuyabaha. Ubu gutekereza birabakijije. Mwaba bose barabafite ugize $3,000 n'iby'amanyarwanda. Shaka kuguma ari bureba gusa. Na baranabwiye bari bafite ubushobozi bwo kwishyura Genzi umwaka cyangwa 2 nibundi butindeho ariko muyakoresha imishinga ariko ugeze ugiraho igitekerezo cy'uri umwana. Nta kintu ugeze utekereza ngo ube warasigaye. Ntacyo. Ngiye mura ntekereza buriya. Minister baranye nahoze ntekereza ntaranatangira urwenya. Ngeze gutekereza umushinga abantu bize ubuganga murabizi ko barimo bariga kubaga. Bigira ku nyamanzwa. Ibikeri ibintu nk'ibyo nyine byo bigiraho kubaga. Nabo tubajya kureba kaminuza zigisha ubuganga nkabaranguza ibikeri. Ikintu nari nkeneye nk'igishoro se n'iki nibishanga n'abantu babifata. Umushinga nagenda ndawiga. Nabo nzajya muri kaminuza y'u Rwanda n'izindi kaminuza njya mbaha ibikeri. Uziki ufite telefone hano mumbarire igikeri nkibahera 1,000 nkabahereza ibikeri 10,000 n'abantu nangaye. 1,000 kubyibumbe 20 nangaye. 200. Ni 200. Kubikeri ni 200 wizeye. Ndatisha. Oya mumbarire turiko turiga imishinga ubu ngubu nangaye mwabonye angaye. Miliyoni 20. Kubera ibikeri gusa nkahita nk'umurama y'abakozi nayo guhereza abantu birirwa mu bishanga. Uzi ikibazo hano cyazabera banyambuye nkaza kubwira Minisitiri w'Urubyiruko tibaranyambuye bakwambuye ikize ngibikeri. Mujya mutekereza urabona ko gutekereza birimo amafaranga. Tugiye kureba film documentaire y'abantu bo muri Aguka Ideation Program
Yeah. reka abantu bo ku buhanga bw'ibyuma badufashe turebe nyine ukuntu abana batekereje mu amashyi menshi cyane abajene ndi kuvuga abandi rega abandi biragoye ako bari urumva ko abantu 100 batekereje ko batanya amafaranga ntabwo nzongera kuryama ahubwo iyi porogaramu ndashaka nemere kuyijyamo ko ntarayijyamo yo ubundi cyitwa amahirwe ahari ngenda yashaka ahantu hose tugiye guhemba rero turahera ku bantu bo mu mujyi wa Kigali abantu bo mu mujyi wa Kigali mu amashyi menshi cyane batambuke hano amafaranga ni menshi. For English speakers, we are awarding the top 100 winners at the national level. We will be calling upon the distinguished development partners and delegates from different institutions to help us award our winners. So we're starting with the winners from the city of Kigali. Ntabahari mbafatire ko numva tugenda umufatanya bikorwa urubyiruko murabizi ko tugomba kugira imbaraga tabona ntabwo bashaka amafaranga aba bantu bitatu cyangwa aya mafaranga uziko muyafite mubaha amashyi menshi cyane batambuka